Hello guys, naramutseho neza cyangwa mwiriwe biterwa naho unkurikirana uri. Tugiye kuganira rero ku bintu bishobora kukwereka ko umukunzi wawe atakigukunda. Urukundo rwanyu nyine rugenda rurangira. Tugiye kuganira ku bintu 10 bishobora kwereka ko umukunzi wawe ari kugenda bivamo pe. Ikintu cya mbere, umusore nyine urumva mbere mugikundana, mbere mugitangira ntabwo yajyaga kuzanaho ibintu by'amahane, ariko ubu ngubu mva asigaye akuzanaho amahane, agashaka no kuba yagukubita bitewe n'ikintu umubajije, bitewe n'ikintu uvuzeho nyine. Okay, bitewe n'ikintu uvuze agahita akuzanaho amahane, ukabona nyine arenda nko gukubita kandi mbere bitarajyaga bibaho. Icya kabiri, umusore utemera kubisobanura. Mbere yagutegaga amatwi, mbere yarakureka ukisobanura, nimba ari nk'ahantu wagiye ugatinda kandi mwari mufitanye gahunda, nyine wamwisobanuragaho mbere, ariko ubu nta n'umwanya kiguha nyine yo kumwisobanuraho. Ese nimba watinze nyine urasanga yarakaye. Icya gatatu, asigaye arakazwa n'ubusa. Akantu kose gasigaye kamurakaza, kose ukoze gasigaye kamurakaza. Umva niyo wakora, okay, mbere warabikoraga nta kibazo, ariko ubu ngubu urabikora bikaba intambara. Umva bikaba intambara ku buryo nyine wibaza, se iki kintu nicyo ari gutunganira cyangwa nicyo ari kuvugira nabi. Icya kane, nimba ugize ikibazo ntabwo aba abyitayeho pe. Nimba wababaye, wamaze kurebana uburenganzira n'ubuzima bwawe, ntabwo ari ubwe, nyine ukabona nta kintu abyitayeho, uwo muntu uzamugirira amakenga. Icya gatanu, ntagishaka ko musohokana, ntagishaka ko mujyana ahantu. Tuvuge nimba akunda umupira kandi mbere yarakujyanaga, ntagishaka ko mujyana kureba umupira. Nimba mwajyaga musohoka mukajya kuri date, ntakikujyana kuri date. Abashaka nimba nakujyanye aba ari kumwe n'abandi bantu benshi, nimba mugiye ahantu mwe muri kumwe n'abandi, uwo muntu uzavuga ati sha urukundo rwanjye cyangwa se tuzi kugenda bikembera, kugenda rushira. Icya gatandatu, umusore utangira kugufata akakugereranya n'abandi, uwo nguwo uzamushyireho akabazo, kubera ko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ushobora kumufata ukangereranya n'undi muntu. Noneho hari ukuntu akoresha n'imvugo akakubwira ngo wowe njye nsigaye mbona ntazi ngo ibintu urimo, ngo agusenga ibintu bikora, ngo ariko ngo kanaka ukuntu couple yabo ngo imeze, uzi ibintu amukorera, wagira ngo iyo couple ni mwebwe. Nyine agatangira kubwira ngo abandi bagore, abandi bakobwa bafata aba boyfriend babo gutya, ariko we reba ukuntu ufata. Urumva nyine agatangira kugereranya n'abandi. Ibyo bintu nabyo rwose wapi. Icya karindwi, iyo umugishije inama, iyo nama arayumva, yamara kuyumva akakubwira ngo ubikore uko ubyumva. Gusa ibyo ni igisubizo, ubikore uko ubyumva. Iyo mba ndushaka kubikora uko mbyumva ntabwo nari kubikubaza. Rero ugasanga umutipe uri kumubaza, uri kumugisha inama, agahita akubwira ngo ubikore uko ubyumva. Mbese aba ari kuguhimba, ni nko kubwira ngo ibyo bintu byawe uri kunshyiramo njye ntabwo mbirimo. Umva. Icya munani, kumubaza ku kintu noneho yagukoreye igikosa, inshuti yanjye, akarakara akavuga nabi, yarangiza akanakubwira ati mwana, akanakubwira ati mbasheri njyewe nta n'impamvu yo kukwisobanuraho. Kwibaza
gute atanyisobanuraho kandi dukundana? Urwo ni urukundo? Gute se umuntu mwaba mukundanye atakwisobanuraho? Ubwo se urukundo rwanyu nta ruri kuva, nta naho ruri kujya, nimba adashobora kugucira bugufi ngo akwisobanureho? Ntabwo agukeneye, afite abandi yisobanuraho. Icya cyenda, mbere rero yaraguhamagaraga mu gitondo, saa sita, na nimugoroba. Urumva ntabwo byaguma nk'uko byari bimeze akigutereta, ariko nyine ugasanga noneho haciyemo iminsi ibiri, akazi ntikahindutse, aho yakoreraga ni hahandi, ubuzima ni bwa bundi. Wamubaza akakubwira ngo akazi kabaye kenshi. Si mu by'ukuri nuko akazi kaba kabaye kenshi ku buryo utaha ntunamuhamagare uri gutaha da, ngo numve ko uri no kuri moto cyangwa uri mu modoka utashye. Nyine hari ibintu abatipe batubeshya, urumva. Ariko kuko nyine uba buriya ngo urukundo ni impumyi, kubera kuba warahumye utakibasha kureba neza, ntabwo ubyitaho, nta n'ubwo ubitekerezaho, ariko haba harimo ikibazo. Icya cumi rero, tuve ku bya koro, noneho ntakibona n'umwanya, ntakikubonera umwanya pe. Wikendi hari maci, wikendi hari abashuti tuzajyana i Nyamata, wikendi hari abashuti tuzajyana ku Kibuye, wikendi hari abashuti tuzajyana hehe. Mu minsi isanzwe, uzi ko umuntu ukunda mu minsi isanzwe wafatanye, abatipe benshi bagira akazi, kandi njya mbona ashobora guhera nko kuwa mbere nk'icupa akageza kuwa gatanu. Nkibaza ni gute umuntu w'umusore ukunda umukobwa yabura umwanya kugeza aho adashobora gufata moto ngo aze parike imbere y'ahantu uba, imbere y'igipangu, akubwira ati sheri nari nje kugusuhuza, nabuze umwanya pe, ariko numvaga mukumbuye, nari nje kugusuhuza. Mukamara ukwezi mutabonana, muri Kigali cyangwa muri mu ntara ahantu hamwe, ariko mudahura. Uwo mutipe kabisa, ntabwo ntekereza ko hari urukundo ruba rugihari. Noneho hari ukuntu usanga nyine umubwira nk'ikintu agahita akubwira ngo icyo mpfa nuko ngiye ngukunda, ugahita wibaza none se ubwo gukunda gute? Ubwo urukundo agukunda ni uruhe? Erega mw'abantu, urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Ni ibihe bikorwa bikwereka ko koko agukunda, nimba atari ukubeshya? Rero guys, hari abantu nyine usanga nyine hari ukuntu ujya mu rukundo ugasanga umutipe waramukunze cyane, waragiye ucurikamo n'umutwe, umva n'ibintu byose, noneho n'ibyo agukoreye ntubibone, ahubwo bikabonwa n'abandi bantu bo ku ruhande. Noneho n'umuntu yanakugira inama, aho kugira ngo uzumve, ahubwo ugahita umugira umwanzi. Gusa nanone tutibagirwa ko hari abantu baza mu buryo bubi bakatugira inama mu buryo bubi, ariko umuntu akaza for good, nyine akakugira inama neza. Tangira uriya muntu urebe ibintu akora, umubaze. Noneho rero umutipe Imana ukubeshya, iyo ugerageje kumwinjira cyane umubaza ibintu byinshi, hari n'igihe arekeraho no kuguhamagara, ariko iyo umubajije niba akigukunda akubwira ngo njyewe imyenda ajya gukunda ngo keretse nimba ari we wanyuze. Guys, mwakoze kubana nanjye, nizere ko ibyo bintu 10 mwabyumvishije, kandi nizere ko ari abemeranya nanjye.